Kibogora. Cyangwa cyangwa ibintu abona rake Kivu hariya hasi cyeramo ibintu bitakwiriye rake Kivu. Tukaba dukomeje urugendo mu muhanda wa Nyamasheke Karongi, duturutse ahitwa mu Kirambo Munimba. tugeze ku cyapa cyanditseho Munimba. Umuhanda mwiza cyane ufite uburambe, ukoze neza, ubona ko u Rwanda rwacu ruratera imbere cyane mu buryo bumeze neza cyane. Ibi ntawe utabyishimira. Hano twajyaga tuhanyura ari mu mihanda y'amabuye. Umuhanda wa Nyamasheke Karongi Muhanga nta bagenzi bapfaga kuwitabira kubera ibibazo byaberagamo. Imodoka yarengaga gato ikabigeze mu Kivu. Hanyuma hano naho tuhageze ahantu dusanze imodoka igize ibibazo, ariko biragaragara ko cyane uyu mushoferi yari yasinziriye. Biraboneka ko yari yasinziriye rwose. Uyu yari yasinziriye, biragaragara ko yagize ikibazo. Ibicuruzwa ipaki hapanzemo amakarito gusa. Umushoferi biraboneka ko yari yakoze urugendo rurerure. Ni bamwe baba baturutse muri Kenya, ntibafata akanya ko kuruhuka bagakomeza gukora urugendo bananiwe. Nagira ngo kandi nk'uko murabizi dukunda kugira abantu inama. Reba nk'uyu munyegare umuvuduko afite. Aba bashoferi tubagira inama cyane ko muzajya mugenda mwitonze, akariro gake na feri, kandi hakongeraho ikintu cyitwa kuruhuka mu gihe wumva unaniwe. Birabujijwe gutwara imodoka. Abashoferi bakunzi bacu b'abashoferi n'abafite inshuti z'abashoferi, babwire ko igihe cyose umushoferi ananiwe araruhuka.